ubwo rero iyo mba mfite ubwoba sinari gukomeza gukora. Jewe intandaro y'ibi byose nuko habanje kubaho ikintu cyo kujya bambwira ngo sinkwiye kujya njya kubaza Victoire Ingabire ngo ni umuntu uhakana jenoside, ngo ni umuntu ngo uyihembera, urumva, ariko ngo jewe ngo nigize umuvugizi. Ibyo bintu nabibwiwe inshuro 3 muri abo bantu bose nkubwiye ukuyemo Victoire barabimbwiye. Ibyo urumva no kuvuga ngo ubutangiye gusobanura ibintu ku buryo n'utarubizi atangira kwibaza ngo ngo ubwo byabayeho, keretse ahari ubwo ngubwo batubwiye bati mwebwe nk'abanyamakuru hari ibintu mutemerewe kuvugaho, twebwe nka komisiyo n'abashakashatsi bacu nitwe twemerewe kubivugaho, tuma hari ababimenye. Ubwo rero twebwe nk'abanyamakuru ntabwo twakwicara aho ngaho ngo tuvuge ngo birashoboka ko ibi bintu tutemerewe kubivuga. Urabona nk'ubu ngubu baratubwiye bati ntimuzasubire kwa Barafinda, uriya muntu yifitiye ikibazo cyo mu mutwe, mureke kumuhohotera, twarabyubahiye. Ubwo rero niba bisobanura ko hari ibintu biri sensible bidashobora kuvugwa, bizagorana kubera ko bizasaba ko na komisiyo ubwo ngubwo igire ababivuga bakabivuga ku buryo ntawe ubahakaye. Ubwo rero iyo mba mfite ubwoba sinari gukomeza gukora. Mu kiganiro bwana Jean Damascene Bizimana yahaye ijwi rya Amerika yavuze imwe mu miyoboro ya YouTube mu Rwanda ko ihakana ikarapfobya jenoside. Iyo yavuze ni Umuryango TV, Rio Talk Channel, Umubavu TV Online, Ukuri Mbona n'iyindi. Bamwe muri ba nyiri iyo miyoboro bakimara kumva icyo kiganiro basabye ijambo ijwi rya Amerika. Muraza kubumva muri dusangire ijambo. Aha ndabanza mbumvishe igice gito cy'ikiganiro bwana Bizimana yagiranye na mugenzi wanjye Venuste Nshimiyimana wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Kuva mu kwezi kwa 11 kwa 12 ndetse no mu kwa mbere no mu ntangiriro z'ukwa 2021 komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yagiye kurikira ibiganiro bimwe na bimwe cyane cyane bitangirwa kuri za YouTube. Turabisesengura dusangamo imvugo zitari nkeya ziganisha ku gupfobya, guhakana no gutesha agaciro jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'izikurura amacakubiri. Ibiganiro ni byinshi mu byo twasesenguye bihita ku Mubavu TV, Ukuri Mbona, Umuryango TV, Rio Talk Channel n'ibindi, ndetse na YouTube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo. Ni na byiza yuko ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga abantu batanga ibitekerezo, ariko nka komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside, kuyikumira ndetse no kurinda gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, dusanga hari umurongo utukura abantu bamwe barenze. Ari nayo mpamvu mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro 27 jenoside yakorewe Abatutsi twasanze ari ngombwa kwibutsa ko gutanga ibitekerezo ni byiza, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rirabyemera, ariko hari nanone n'ibyaha biteganywa n'amategeko bigomba kwirindwa n'umuntu uwo ari we wese, yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga. Niyo mpamvu rero itangazo twashyize ahagaragara mu by'ukuri mu rwego rwo kugaragaza icyo amategeko ateganya n'icyo abantu bemerewe gukora, ariko bubahirira amategeko. Ariko reka mbabaze, uru rwandiko rusohotse inyuma y'ibyavuzwe n'uriya umubyeyi Damangi rya Mugwiza Yvonne, niwe rureba ko muvuga ko hari abantu ku giti cyabo nabo bashyira ibyo batekereza kuri za YouTube? Nawe biramureba ariko se wenyine. Mu kanya mbahaye ingero zimwe na zimwe. Hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri YouTube ku mashini atandukanye, hari inyandiko abantu bandika, ariko hari n'ibyavuzwe n'uyu mugore Damangi. Mfata urugero rufatika rwose rugaragara rwerekana uburemere bw'ipfobya biri mu magambo ye, nubwo ibitangazo atari bigeneye mbisubiremo, nkaho avuga ko corona virus ari iturufu igihugu gikoresha, nk'uko jenoside yakorewe Abatutsi ari iturufu. Icyo ni kimwe, ndetse akanongeraho ko imibiri y'Abatutsi bishwe muri jenoside iri ku nzibutso za jenoside yakorewe Abatutsi icuruzwa, igihugu kikavanamo amadovize yinjira ngo bacitse ku icumu bayeho nabi. Izi ni imvugo rero dusanga zifite uburemere bukomeye, kuko icya mbere ntabwo corona na jenoside ntabwo ari iturufu. Nibutse ko aya ni amagambo yagiye avugwa kuva jenoside ikimara guhagarikwa n'abantu bapfobya banahakana jenoside yakorewe Abatutsi, barimo ba Philippe Regency, ba Faustin Twagiramungu, ba André Gishawa. Ushaka wese gutesha agaciro jenoside yakorewe Abatutsi avuga ko ari iturufu. Mu guha ijambo abavuzeho ibikorwa byo gushaka guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ijwi rya Amerika yahereye kuri bwana Etienne Gatanazi, umuyobozi wa Rio Talk Channel, nabanje kumubaza niba ibyo CNLG murega ari ukuri. Buriya kuri we nibyo, ariko kuri jye sibyo, kubera ko nta mpamvu naba mfite yo guhakana jenoside,
ahubwo wenda keretse batubwiye bagashyiraho amabwiriza bati itangazamakuru imirongo imwe n'imwe y'ibintu birebana na jenoside ntabwo bemerewe kubivugaho, kubera ko ngira ngo niba mujya mukurikira ibintu bibera nko ku mbuga nkoranyambaga, hari imiryango iba mu Burayi cyangwa wenda n'abantu ku giti cyabo baba hanze y'u Rwanda bahora bahanganye na CNLG hano. Hari n'abavuga amagambo akomeye cyane bavuga ngo habayeho ngo n'indi jenoside yakorewe ngo ubwoko bw'abahutu. Noneho n'abandi bashakashatsi nka ba Tom Ndahiro bagahora barwana no gusobanura ibyo bintu. Bamwe bavuga bati ibintu byabaye ntabwo ari ibyaha by'intambara, kubera ko ibyaha by'intambara birategurwa bigaturuka muri komandoma yo hejuru y'igisirikare runaka. Ibyo urumva ni ukuvuga ngo uba utangiye gusobanura ibintu ku buryo n'utarubizi atangira kwibaza ngo ngo ubwo byabayeho, keretse ahari ubwo ngubwo batubwiye bati mwebwe nk'abanyamakuru hari ibintu mutemerewe kuvugaho, twebwe nka komisiyo n'abashakashatsi bacu nitwe twemerewe kubivugaho. Hari n'ibyo numvise abantu bamwe na bamwe bibaza ku kibazo cya Idamange, uyu mudamu ejo bundi uherutse kuri YouTube n'ubundi niba baye imbaruka, yego, bavuga ngo ntibikwiye ko umuntu avuga ngo imibiri y'ababo ngo iracuruzwa. Ibyo ni nabyo byarakaje cyane ubutegetsi. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ubutegetsi bufata umwanya wo kubisobanura, bituma hari ababimenya. Ubwo rero twebwe nk'abanyamakuru ntabwo twakwicara aho ngaho ngo tuvuge ngo birashoboka ko ibi bintu tutemerewe kubivuga. Urabona nk'ubu ngubu baratubwiye bati ntimuzasubire kwa Barafinda, uriya muntu yifitiye ikibazo cyo mu mutwe, mureke kumuhohotera, twarabyubahiye. Ubwo rero niba bisobanura ko hari ibintu biri sensible bidashobora kuvugwa, bizagorana, kubera ko bizasaba ko na komisiyo ubwo ngubwo igire ababivuga bakabivuga ku buryo ntawe ubahakanye. Nyuma yo kumva bwana Jean Damascene Bizimana avuga ari amagambo kuri channel yawe ya Rio Talk, ntabwo byaguteye impungenge cyangwa ubwoba? Ubwo bibaye byaranteye impungenge, ntabwo nakomeza gukora. Kandi n'ubu ngubu aha duhuriye urabizi ko narinje hano kuri CH kubaza ibintu birebana na corona, nubwo ntahuye n'umuganga ariko duhanye indi gahunda. Ubwo rero iyo mba mfite ubwoba sinari gukomeza gukora. Ndabivuga kubera ko icyaha cyo gupfobya cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside mu Rwanda urabizi ukuntu abantu bagitinya. Abantu baragitinya, ariko hari ikintu abantu bakwiye gutandukanya. Na komisiyo ngira ngo irabizi, ifite n'abashakashatsi bahoze ari abanyamakuru. Abantu bakwiye kumenya gutandukanya umunyamakuru n'uwaganiriza. Ubundi si ubwo komisiyo yo sinayibajije ibintu abantu bahora barimo barwana na leta y'u Rwanda bahora bigomba gusobanuka. Mubaza nti hari abantu bavuga ngo ingabo zari za APR hari ibyaha zakoze, ibyo byaha abantu bakabyita ngo ni jenoside. Ibyo bintu Dr. Bizimana arabisobanura, ndetse aranavuga ati biriya byaha ntabwo ari ubutegetsi bwo hejuru bwa FPR bwohereje abasirikare ngo bajye kwica abantu. Ubwo yabisobanuye kuko bivugwa, nawe yemera ko bivugwa kandi ko ntabikuye mu kirere. Keretse ubwo ngubwo yambwira ati Gatanazi, ibyo bintu ni twebwe komisiyo twenyine tugomba kubivugaho, icyo kibazo sinkivugaho. Nyamara yafashe iminota 20 yo gusobanura icyo bita crime de guerre, icyaha cy'intambara. Sinzi rero ukuntu bavuga ngo ibintu ngo byatangiye ngo gukomera ngo hari ibintu bitagomba kuvugwa. Genda umunyamakuru, keretse hari nibabwira n'abanyarwanda bose bati hari ibintu bya jenoside tudashaka kongera kumva. Bibaye gutyo rero ubwo nabo baba bagize bati natwe birarangiye, ntabwo tuzongera kujya twirirwa duterana amagambo n'imiryango hirya no hino ivuga ngo jenoside, ngo bashaka kuyinterpreta wenda uko itagenze. Naho ubundi ibintu uko bihagaze nuko itangazamakuru, ngira ngo namwe ku ijwi rya Amerika jenoside muyikoraho, n'abandi bagenzi bacu ku bitangazamakuru byabo mpuzamahanga cyangwa ibyo mu gihugu bazatubwire bati iyi mirongo ni ntarengwa, uzayivugaho azabihanirwa. We mu ijambo rye yaravuze ngo, niba nsubiramo amagambo yavuze ngo hari ukuntu amwe mu mashene ya YouTube yavugamo na Rio Talk barenze umurongo utukura. Urumva iyo uvuze gutyo, numvise mugenzi wanyu Venuste ari umubaza, ntabwo yamubwiye ati nka Rio Talk ikiganiro bakoze tariki niyi, shene YouTube yitwa gutya, ikiganiro bakoze kuri uyu munsi uyu n'uyu cyarasesereje, cyari kirimo amagambo akomeye. En plus ibyo ni ibintu
ishobora kureba wenda yo nka komisiyo, ariko ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo abo bantu baba bari buregwe, RIB igatangira gukora iryo perereza. Kugeza ubu nta muntu urampamagara, uretse ko nanjye ku bwanjye keretse hari nibavuga bati wenda abantu babajije kuri ibyo bintu bya jenoside sibo bari karifiye kubivuga, bakavuga bati uwagombaga kuza muri komisiyo tukaba ari twe tubikwibwirira kubera ko ari twe dufite mandate cyangwa ubutumwa bwo kuba twabivugaho twenyine. Mu gihe rero bitameze bityo, hari abanyarwanda nabo bafite ijambo bashobora kugira ikintu bavuga. Nicyo gituma rero iyi suje maze kuyibazaho abantu benshi, nayibajijeho na Victoire Ingabire, nabibajijeho na Tom Ndahiro, nabajije Bizimana, nanabajije na Muzehe Tito Rutaremara. Ubwo rero sinzi ikintu bashaka kuvuga mu by'ukuri, uretse ko jewe intandaro y'ibi byose nuko habanje kubaho ikintu cyo kujya bambwira ngo sinkwiye kujya njya kubaza Victoire Ingabire, ngo ni umuntu uhakana jenoside, ngo ni umuntu ngo uyihembera, urumva, ariko ngo jewe ngo nigize umuvugizi. Ibyo bintu nabibwiwe inshuro 3 muri abo bantu bose nkubwiye ukuyemo Victoire barabimbwiye. Jean Damascene ubwe yarabimbwiye ngo mpora njya kuvugisha bariya bantu. Noneho ngiye nkababaza, ariko ubwo muvuga ngo mpora njya kuvugisha bariya bantu, mwebwe ntimwazaniye abanyamakuru Rusesabagina nawe yarafungiye mukamuha abanyamakuru ngo nguwo ni mumubaza? Si ubugira kabiri ntibyabaye? Nta gitangazamakuru cyo muri Amerika cyaje bakagifungurira umuryango wa gereza? Nta gitangazamakuru se gifite ibyicaro muri Kenya cyitwa The East African bafunguriye gereza ngo ni nguwo mumubaza? Ubwo rero twareba ngo Victoire Ingabire ibyaha yarakurikiranyweho n'ibyo Rusesabagina akurikiranyweho birimo no kwica abantu, ubutabera niko bubibona. Ubwo twareba ngo hagati ya Victoire Ingabire jewe nahaye ijambo nuriya bafunguriye gereza, umunyacyaha imbere ya leta y'u Rwanda kurusha undi ninde? Ibyo bwana Jean Damascene Bizimana abashinja ibihuze n'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'umunyamakuru wigenga. Nk'umunyamakuru wigenga rega si nawe gusa, hari n'abandi. Jean Damascene Bizimana bamubona na ba Tom Ndahiro n'abandi birirwa badutsuka ngo kuri Tom Ndahiro we sinkiri umuntu uha ijambo abahakana jenoside. Ubu we noneho aherutse kwandika ko ndi mu bahakana. Tom afatwa nk'umushakashatsi wa jenoside ku bintu bya jenoside uri ku rutonde rwemewe rwa CNLG. Jean Damascene ni umuyobozi wa ruriya rwego. Ibyo bintu rero abantu babikoraho ubushakashatsi, abantu bashinzwe kureba ibintu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru bababona nk'abantu bahagarariye leta y'u Rwanda. Nicyo gituma rero uzahora ubona muri iri suzuma ry'imyaka 5 kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu u Rwanda ruhora imbere bavuga ngo ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuko no kuvuga ngo niba uhungeta abanyamakuru kuri harimo abazagira ubwoba bafunge bagende bareke, kandi ubwo no uvuga ngo abumvuze si bo bonyine, ngira ngo nawe si rimwe si kabiri bakwataka kuri ntuza, uretse ko hari nabo numvise ngo batangiye kureka umwuga kubera ubwoba bw'uko wenda hari umuntu ushobora kubagirira nabi. Ni ibintu babandika kuri za Twitter biba biteye ubwoba. Ubwo rero ngibyo birakorwa, kandi aba bantu baza Human Rights Watch, baza Reporters Sans Frontières baba babireba. Nubwo rimwe na rimwe bakunze kuvuga ngo ariko ngo aba bantu ngo ubushakashatsi bwabo ngo baba babukoreye ngo hehe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bigaragarira amaso ku buryo udashobora kuvuga ngo nta hantu bakoreye ubushakashatsi. Baba babireba kuri Twitter cyangwa nkari amategeko yose. Ngira ngo wabonye igihugu kimwe mu byo mu burasirazuba bw'i Burayi cyabwiye u Rwanda ngo itegeko rirebana no gupfobya no guhakana jenoside ngo ribuza abantu gutanga ibitekerezo uko bikwiye, ngo bakwiye kurihindura. Wenda bazavuge bati ibi bintu bimureke kubivuga ntabwo byemewe. Naho ubundi niba atari ibyo uzahora usanga u Rwanda twibereye ku mwanya w'155. Niba bajya gusobanura basobanure bya bindi byose bahora bavuga rimwe na rimwe bisa nkaho biba bidafatika. Uri gushakira kondira ikinyoma kikakugita taburende.
abadukurikiye mu gifungura inyakiramajwi zanyu nabibutsa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo aho turi kumwe n'abayobozi b'ibitangazamakuru bitandukanye bikorera ku muyoboro wa YouTube. Barasobanura ku byavuzwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yabikomye ko bakora ibikorwa byo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi babinyujije mu bitangazamakuru byabo. Kuri mikoro muracyumva Kabagira Ubusa i Kigali mu Rwanda. Maze kumva uko Bwana Gatanazi asobanura ibyavuzwe na CNLG, nakomereje kuri Bwana Theoneste Nsengimana, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Umubavu.com icyarimwe n'Umubavu TV online, nawe atangira ahakana ibivugwa na CNLG. Ndavuga ntabwo ari ukuri kubera yuko icyaha cyo guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 usibye no kuba ari icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside avuga, icyaha cy'ubwacyo gifite elema zikigize, elema morale, elema materiel, elema legale, ariko iyo urebye usanga mu byo avuga noneho mu buryo badefinisa icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside bavuga uburyo kiba cyakozwemo. Ubwo buryo rero nta n'umuntu twigize duha umwanya ku Mubavu TV online ngo abivuge, yaba no mu nyandiko zacu twandika ku Mubavu.com nta wigeze abivuga. Urwo ni ku ruhande rw'abadutumira ari byo ashatse kuvuga. No ku ruhande rw'ibiganiro byacu twebwe tukora bishingiye no ku bitekerezo byacu, nta hantu na hamwe twigize tuvuga ibyo bintu kuko icyo cyaha turakizi kandi ntabwo tuyihakana nta nubwo tunayipfobya. Ahubwo ngiye nkavuga ngo hari inkuru nigize gukora mbaza CNLG ntiyasubiza ku bigendanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 biri muri iyo kategori, ntiyasubiza. Iyo nkuru yari ijyanye n'iki muri rusange mu yandi magambo? Iyo nkuru ni inkuru yagaragazaga umusaza utuye mu karere ka Muhanga, dongo afite ifoto ye imanitse ku rwibutso nk'ikimenyetso kigaragaza uburemere n'ubukana bwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni ifoto y'umusaza ufashe umuhoro. Nari ndimo mubaza rero aho iyo foto bayikuye n'uburyo iyo foto yakoreshejwe n'icyo uwo muntu wayikoresheje icyaha yakurikiranweho yaregwaga, kuko we uwo musaza twamuganirije atubwira yuko nta Jenoside yigize akurikiranwaho, nta wabimubajije, yewe nta n'uwo wigize amusaba amakuru kuri icyo kintu, uretse ko ngo byigize kuba noneho bakagaragaza ko iyo foto uwo musaza bayimufashe ariko mu buryo budasobanutse, bamukura mu nyangamugayo. Nicyo kintu cyakozwe gusa. Nuriya musaza witwa Apollinaire mu karere ka Muhanga. Iyo nkuru ninjye wayikoze mu Rwanda bwa mbere, nubwo wenda atari njye wabimenya mu makuru ariko ninjye wayisohoye bwa mbere, ariko ndamubaza ntiyasubiza. Ashobora rero kubyitwaza gutyo wenda akabishyiramo nk'akantu ko gutera nk'ubwoba na harassment kuntu ari y'ubundi buryo. Niba bakoze ubushakashatsi ari ubushakashatsi wenda bwakozwe, nibavuge bati mu kiganiro iki n'iki mu magambo wakoresheje n'aya byagenze gutya, iyi mvugo wakoresheje dushingiye ku buryo icyaha cyitwa cyo guhakana no gupfobya Jenoside turasanga iyi mvugo ijyanye n'icyo cyaha, bikaba byarakozwe gutyo, ariko ntabigaragaza kandi nta nubwo ntanabikora njyewe. We mu magambo ye Bwana Jean Damascene Bizimana aravuga ko yaba Umubavu TV na bagenzi bawe barimo za Rio Talk Channel ndetse n'ukuri mbona n'abandi bakoze icyo bita kurenga umurongo utukura. Naracyumvishije ibyo yita kurenga umurongo utukura, je hari nubwo bigeraho nkatekereza ko izi nzego zishobora kuba ari nk'inzego zihari ariko zishinzwe gutera abantu ubwoba. Niba we babona wavugishije umuntu wenda batashaka kuvugisha cyangwa se bakoze inkuru batashaka gukora, ariko bakabona nta bundi buryo bari buze kubikubwiramo ngo bakubwire bati inkuru wakoze ntago tuyishaka ntituyemera, babicisha mu bundi buryo nk'ubwo kuvuga ngo warenze umurongo utukura. Se uri hehe uwo murongo mu mategeko ubamo ku buryo ushobora kuvuga ngo umuntu yarenze umurongo utukura? Ibyo bintu yabizanye nyuma yaho Yvonne atangarije akavuga ibibazo abanyarwanda bafite, abizana nk'iturufu yo kugira ngo abantu bagire ubwoba baceceke, kuko babona ko uvuze kuri Jenoside donc ntabwo ugomba kuyivugaho, nta muntu ugomba kuyivugaho n'icyo ngicyo. Uravuga Yvonne Idamange? Donc mvuga ko ibyo yabivuze kubera Yvonne Damange yaravuze ibintu bigasa nkaho bishyurije imitwe yabo batari biteze, noneho bagashaka kugira ngo bagaragaze ko ari ikintu kiri rusange, bagashaka abandi bantu bahuza nabyo. Mu rwego rw'amategeko se nk'Umubavu TV bashyizeho wenda icyo cyasha, niba nkurikije ibyo usobanura ariko bivuga, hari urundi rwego mushobora kwitabaza kugira ngo mubashe kuba mwarenganurwa nkurikije uko mu bisobanura? Hano mu Rwanda ntago wavuga ngo uritabaza urwego rwose, icyo umuntu avuga ni ukubisobanura nk'uku nguku, kandi noneho nge ndanabivuga no mu biganiro nkora, aya maturufu bari gukoresha arashaje, nibahindure page bashaka ni maturufu bakora ibintu
by'abantu bize bari ku rwego bariho rwa PhD. Ntabwo abantu bafite urwego nk'urwo rwa PhD bakora ibintu nk'ibi ngibi rwose, kuko abantu bamaze kubona ibyo bakora babibona nk'ibintu biciriritse. Aho kugira ngo ukore ibintu bikugaragaza nk'umuntu uciriritse kandi urwego rwawe rutaciriritse, nibakora ibintu bikurikije amategeko. Nta witeguye kubarega izo manza, nta nizo ngiye najyamo ko sinakunda imanza. Ngiye nshaka abantu batekereza ibintu byagutse, aho kugira ngo abantu batekereze kuri ibyo ngibyo, ahubwo batekereze ku bandi bantu bashobora gukora ibintu bari muri leta, noneho bishobora kuzakurura andi macakubiri, kandi ababikora bari muri leta abari bo bitaho. Nk'ubwo ngubwo urabivuga gutyo, ariko ibyabavuga ntaho bitanukane n'ibyo Tom Ndahiro avuga. Urareba ugasanga nka Tom Ndahiro urwego yarukozemo aruvamo, ariko usa nka ataruvuyemo rwamusigayemo, kuko Tom Ndahiro nawe yakoze arega urutonde. Abo bantu CNLG ivuga Tom Ndahiro nawe yabavuzeho. Wabihuza n'ubwisanzure bw'itangazamakuru nyuma yo ko bitangajwe muri urwo rwego, muri ubwo buryo murabona mugiye gukora mute? Nyine urumva bigendana na bwa bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bwo kutuniga, gushaka kugira ngo tutavuga. Ingengabitekerezo ya jenoside ni icyaha kitoroshye, no mu mategeko n'ibihano byacyo ntabwo ari icyaha cyoroshye. Iyo rero bakigukubiseho nka gutyo, bakabicisha no kuri televiziyo y'igihugu, bakabicisha no mu rwego rwa leta, wowe munyamakuru ni uburyo bwiza bwo kugufunga ngo utavuga. Nibwo buryo bwo kuniga abanyamakuru bwadutse. Tubibona nk'uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru no gushaka kugira ngo abo bantu babatera ubwoba, be kujya bongera no kutuvugisha no kuduha amakuru, yewe no kudutesha agaciro mu bandi, kugira ngo nibajya bambona ngewe Theo bambonemo nk'umuntu uhakana kandi unapfobya jenoside. Ari ikintu bafashe gutyo cyo bakakinyambika cy'ikinyoma kiri aho ngaho. Ko mugiye kwitwara, murakorera mu bwoba, murakora uko mwabisanzwe, biragenda bite? Ngewe rwose reka mubwire Eric Bagirusa, umurongo wo kugira ubwoba wo narangije kwisobanukirwa ko nagomba kubugira, nanamaje no kumenya ko kugira ubwoba by'ubwabyo bizana igihano. Ibyo kubicisha muri izo nzira rero ngo Theo ngaragira ubwoba, ngo nitumubwira ngo yapfobeje jenoside, ntago nyipfobya, sinayihakana, ndayemera. Yabaye mfite imyaka 7 narayibonye, ibyabaye narabibonye mu Rwanda. Ntabwo ari ibintu ngiye bambwira, narabibonye nabibayemo. Rero ibyo byo kumbwira ngo biratuma nkorera mu bwoba, byo ntago birabakunda, ntago byakunda. Reka noneho dusoreze kuri Bwana Aimable Karasira, umuyobozi wawe Ukuri Mbona. We arabanza kutubwira imvano yo gushinga uyu muyoboro wa YouTube. Ukuri Mbona uko gukora kenshi YouTube channel igenda ireba ibibazo, cyane cyane nyir'ubwite ari we ngewe nagize ibibazo mu buzima bwanjye birimo n'iyo jenoside. Ndi umucikacumu wa jenoside, mvukano bitirwanira abo bantu bose barazi Mwendo mu Rugerero, nta bantu basigaye namba. None mu buryo bwo kuvura abantu intimba n'ibindi bibazo byabo nka terapi, nashyizeho umurongo uzajya uvugirwamo ibibazo binyuranye. Ariko icyo gihe natangaza nuko iyo uvuze ibitagenda bya leta kenshi ariho bakomoza bavuga ngo umuntu ngo ari gupfobya jenoside. Je rero uko navugiye kenshi abantu bafite ibibazo kuri leta, navugiye abaturage bo muri Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri, Kibirara aho bita muri Banyahe. Mu gihe cya lockdown ya mbere nagiye kuvugira abaturage batari bari guhabwa imfashanyo. Ibyo bintu byose rero biragenda bikaba ikintu cyerekana yuko umuntu mu by'ukuri anenga leta. Kunenga rero mwumva badusobanurira hagati yo kunenga leta no kuzana ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ingengabitekerezo ya jenoside ni ukuhakana jenoside, kandi je sinahakana jenoside kandi nivuga ko ndi umucikacumu wayo. Bwana Jean Damascene Bizimana aravuga ngo kuba wararokotse iyo jenoside ntabwo statu bwayo bivuga ko utahakana jenoside. Icyo ngicyo cyumvute? Oya, icyo ngicyo wenda we sinza makuru ye, wenda niba jenoside yaranabaye yibereye mu Bufaransa, ariko abantu benshi bari barino mu gihe cya jenoside, keretse umuntu waba yarwaye mu mutwe niwe wenyine wahakana jenoside yarayikorewe. Nabundi umuntu muzima mu mutwe, jenoside yabaye amanywa y'ihangu, amahanga yose arabireba, atunga kamera no mu Rwanda, abantu bakora ubwicanyi bibasira abatutsi. Ibyo ni ibintu byabayeho. Ahubwo jewe uko mbibona nkabona cyane cyane nk'ibintu byantunguye, nabonye bakurikiza cyane ubutumwa bwa Twitter bw'umugabo bita Tom Ndahiro. Tom Ndahiro bakagendera ku bushakashatsi bwe, ariko hari uwanteye igipara ambwira ati Tom Ndahiro buriya nibazi no gukina igisoro, umukinnyi igisoro ukamubuguza ukamutsinda ahita avuga ko ufite ingengabitekerezo ya jenoside. Kuri Tom Ndahiro umuntu wese utavuga ndumwe na FPR, utavuga ibyiza by'u Rwanda, ugerageza kuvuga ibibagoramye kugira ngo binakosoke, dore ko ariyo shingano yacu tuba dukeneye ko twabigeza ku batwumva bagakosora. Uwo muntu wese yitwazwa ko ufite ingengabitekerezo ya jenoside. Yaba wowe ubwawe warokotse jenoside, yaba abatumirwa bawe mugirana ibiganiro,
ntaho wishinja kuri chaîne ya YouTube yawe ukuri mbona ngo uvuge ngo yaba njyewe ubwanjye navuze bitari mu murongo w'ubutegetsi ku ngingo ya genocide, yaba nabo natumiye baratamye? Harimo ikibazo kimwe nigeze no kubivuga yuko nahuye na RIB ikambwira yuko ntazongera kuvuga kuri genocide. RIB uravuga urwego rw'ubugenzacyaha? Bose twarahuye barambwira bati mu byo uvuga byose uzirinde kongera gukomoza kuri genocide. Genocide yakorewe abatutsi genda yemera kandi ntemera ko ndi victime wayo, bene wacu hafi ya bose bayishiriyemo, ariko icyo bambuzaga cyane ni ukugerekaho yuko hari n'ibyaha ndenga kamere byibasiye inyoko muntu byaba byarakozwe n'urundi ruhande. Icyo kintu nahise nemera yuko ari ruhande, ubwo navuga uruhenda rwa FPR, nahise nemera ko ariyo verisiyo yo mu Rwanda tugomba gukoresha. Guhera ubwo rero kuva nahabwa warning na RIB nahise ntacyo nishisha, ariko kuvuga yuko hari uruhande rundi nk'uko byanditswe na ba Charles Leonana, Pierre Peya, Philippe Rigens, Judy Riva, Jean-Marie Vianney Ndagijimana wabaye ministre w'ububanyi n'amahanga, uvuga ngo uko abatutsi batanzwe, ibyo ni ibitabo byinshi nagiye nsoma byo bigaragaza ibyo ngibyo. Nanagira n'inama n'abandi bantu babizi kubigumisha mu mutima aho kugira ngo bisakaze, kuko icyaha no kuba wabisakaza ukavuga uti genocide uko yarabaye, ariko hari n'abandi bantu nabo bapfuye mu buryo butiswe genocide. Mbega nk'uko ubona neza indirimbo ya Kizito Mihigo abiririmba mu gisobanuro cy'urupfu avuga ati hari abarishwe na genocide n'abandi bagiye mu rugomo rutiswe genocide. Aho rero niho numva yuko ku mutima wa nama wanjye navuga nti si icyaha, ariko ngomba gukurikira verisiyo iri actuelle, verisiyo ya leta, verisiyo ya FPR ivuga ko FPR ariyo yabikije nk'abatagatifu nk'abamarayika, iyo nta cyaha yigeze ikora na gito. Bakimara kuvuga ko ukuri mbona narwo muri mu murongo wo guhakana no gupfobya genocide, nta mpungenge cyangwa ubwoba byaguteye? Oya, urumva igihe abantu bagutera ubwoba, CNLG yagutera ubwoba uko ari ishyirahamwe riharanira kurwanya ingengabitekerezo ya genocide, ibuka yagutera ubwoba ari uko wenda ibuka uko ivugira abacikacumu, ariko iyo tureba bataravugiye nk'umucikacumu nka Kizito Mihigo ngo bagire icyo bamwibazaho, ntibavugira umucikacumu nka Rwigara Sinaporo mu rupfu rwe rw'amazaganya, tugeraho tukabona yuko ahubwo ari abantu bakoreshwa n'inzego z'ubutegetsi bwa FPR. Ubwo rero kuko kenshi twe tuvuga ibitagenda FPR kandi akaba ari iri kwisonga, abagize agatsiko bahita bakoresha mbega turu y'ibyo ngibyo kugira ngo badusenye. Rero nahise mvuga yuko ni ukuzira ukuri, uzira kuvugisha ukuri kw'ibiriho mu Rwanda. Uzajya uvuga ikitagenda wese kumwigizayo no gukoresha ngo ari gupfobya genocide. Ngewe rero ku giti cyanjye nkunze no gukurikira amakuru, uretse n'umurongo wanjye n'indi mirongo bavuze, nagerageje gukurikira ibintu bavuze byose, nsanga nta numwe wigeze apfobya. Muri bice nagiye ndeba cyangwa ibyo bagiye bavuga, nasanze nta muntu upfobya genocide, ahubwo icyo bakora ni ukuvuga inenge z'ubutegetsi buriho kenshi kugira ngo bikosore, ndetse izo nenge ubutegetsi butazifite nta n'uwagira icyo avuga, kuko abanyamakuru cyangwa n'abandi batahara amakuru sibo biha amakuru arizana, hari abayakora abandi bakayatara. Bwana Aimable Karasira, tugana ku musozo mu kiganiro dusangira ijambo kuri iyi ngingo yo guhakana no gupfobya genocide nk'uko urwego CNLG rubibashinja, twavuga ko nyuma yo kumva rutangaje biriya mu rwego rwo gutanga ibitekerezo mugiye gukora mute? Ingingo ya 38 itwemerera kwisanzura mu gutanga ibitekerezo. Iyo ngiya bivuga ko ahubwo hari abantu muyitwaza, niba ariko nabivuga. Ntabwo ari ukuyitwaza, ahubwo rero bamwe barashaka kuyituziza badupfukirana, batubuza uruvugiro kuvuga, gutangaza ibitekerezo byacu. Ariko koko haba nemeranwa na CNLG yuko umuntu wakoresha itangazamakuru wese mu gupfobya genocide yakorewe abatutsi cyangwa mu gushishikariza abantu kuba bakongera gukora indi genocide, yuko umuntu yashikirizwa ubutabera. Aho turi kumwe cyane, ariko bigatandukana no kunenga FPR cyangwa agatsiko kayo, noneho ukitirirwa yuko wazanye ingengabitekerezo ya genocide cyangwa ushaka kugarura genocide. Ni ibintu bibi tugomba gutandukanya. Kuvuga ibitagenda bitandukanye no kuvuga no kwigisha genocide, ingengabitekerezo ya genocide, guhakana genocide. Ibyo ngibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Bagerageza babitandukanye, natwe tuzagerageza kubitandukanya. Nibiba ngombwa ko tuvuga kuri genocide tuzongera tuyivugeho, ngiye uretse ko bambujije yego, ariko nimbe navuga ngomba ko nyivugaho nzayivuga, imvuga ibibi bya genocide ko nta cyiza cyayo igeza ku bantu, kwisenya, kwirimbura inyoko muntu, shishikariza n'abantu kuba batayitabira, yongeye no kuba nta kindi numva narenzaho. Ariko ugutangaza ibitekerezo ko tuzabikomeza, cyane cyane ko tureba yuko CNLG kenshi ikunda gukoreshwa mu buryo bwo gukingira ikibaba FPR.
inshuti bakunzi badusangira ijambo, aho niho dusoreje ikiganiro cya none. Nshimira cyane bwana Etienne Gatanazi, umuyobozi wa Rio Talk Channel, bwana Theoneste Nsengimana, umuyobozi w'umubavu.com, icyarimwe na Umubavu TV Online, bwana Aimable Karasira, umuyobozi wa Ukuri Mbona, ndetse na bwana Jean Damascene Bizimana utegeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG. Bose ni ku musanzu wabo mu kiganiro dusangira ijambo. Nshimiye cyane namwe mwadukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi